muraho neza bakunzi ba Babura TV, turi hano kuri site y'Agakinjiro ka Gisozi, aho inkongi y'umuriro ikomeye yibasiye ibicuruzwa ibikorerwa mu Gakinjiro byose. Ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Aya matariki abanyagakinjiro basanzwe bayamenyereye buri mwaka, barabizi ko Agakinjiro kagomba gushya. Iyi nkongi yatangiye mu masaha ya mu gitondo cya kare cyane, mu masaha 10. Ifata ibice bikorerwamo ububaji, harimo intebe, inzugi, ibitanda, amaserikeye, ibintu nk'ibyo byose. Ibikoresho byinshi byangiritse, si ukwangirika, byahiye birakongoka, byose byashize. Kuzimya umuriro baracyari kuwuzimya, tugejeje mu masaha ya saa sita. Polisi y'igihugu iracyakomeje umurimo wo kuzimya iyi nkongi, ariko kandi kuzimya gusa, ibishya byahiye byarangiye, ntacyo kurabura kirimo. Ni ukuri tubabajwe n'ibi byabaye, kandi turasaba abacuruzi bose kongera gusuzuma uburyo bwo kwirinda inkongi. Ubuyobozi buracyakurikirana icyaba cyateye iyi nkongi. Twihanganishije abahuye n'iyo nkongi, kandi turabashishikariza gukomeza kwitwararika, ntucikwe n'amakuru nk'aya, kandi subscribe kuri Babura TV, dusangire amakuru y'ukuri kandi igihe. Turakomeza tubakurikiranire uko biri bugende, turagira n'abo tuganiriza, tuze kureba icyo abantu bavugaho. Mukurikire. Mwirinde kuza gushikamira hano, mushobora gukora impanuka. Mwarabibonye nyabugogo ko byigeze kuba, kiba kirinda abasazi, sibyo? Nimuze kwegamiraho hano cyane, mushobora kuba benshi mukaba mwagirika namwe mugahuriramo n'ingabo. Iki kirinda abasazi, ntimukegamire cyane, kitabateza impanuka nawe. Mugerageze kwigira inyuma, iki kintu ushobora gushiduka waguyemo hariya hasi, kandi ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza kwegama aho aho. Erega ubuzima bwawe niwo ufite mu ntoki zawe, sibyo? Nubwangiza hariya twakubona dufata akantu. Mwirinde kwegama aho ngaho. Iki gishobora kuremererwa kikabasunika hariya hasi, sibyo? Nimuze kuba benshi kuri iki ngiki, sibyo? Murabizi ko iki hari igihe kiremererwa kikaba cyabajugunya hariya hasi, sibyo? Ushobora kumva wowe guteka ko ari ikintu ukagira ngo nimuze kubyegamira. Nonaha inkongi y'umuriro ibaye nyinshi cyane.
ntacyo polisi itari gukora, ariko rwose umuriro uri kwanga kuzima ahubwo ukaba mwinshi. Polisi yagerageje ubutabazi, ibyo ifite byose yabizanye, ariko umuriro uri kwanga kuzima. Wagira ngo ni gatumwa, wagira ngo ni gatumwa. Nta kitakoze n'ahandi harimo harafatwa. Ntabwo ndi kwibaza icyo uyu muriro waturutseho, ntabwo ndabona abo tubibaza. Biranagoye ku muntu ufite umutima. Umuriro wabaye mwinshi, nta kwegamiraho hano. Iki ntimukiringire, hari igihe kimanuka wowe ukakireba gutya, ntimumwegameho. nuko byagenze, ntimwegameho hano, sibyo? Iki kintu yewe mwikwegera bari, warebera hano, ariko gufata kuri bariko nawe byaguteza ingaruka, sibyo? Wajya kubona ukabona kirahubutse, sibyo? Yewe muhunguruke, iki kintu kijya gihanuka, muhunguruke, sibyo? Muhunguruke, ntimwegere kibazo, muhunguruke wikoraho. Ntacyo polisi itakoze, ariko umuriro uri kwanga ukaba mwinshi, nk'uko mubyibonera. Umuriro uri kwanga ukaba mwinshi, ibikorwa byakozwe, ariko umuriro wagira ngo uturutse kwa Satani. N'ibindi bice biri kugenda bifatwa, ntabwo byoroshye. Ntabwo twakwibaza icyo uyu muriro urimo uraturukaho. Ntabwo wakwibaza icyo uyu muriro uri guturukaho. Nk'uko mubona hariya hagati, murabona ko umuriro urimo urafata izindi ntera, uri gufata indi ntera. Yego, ntiwumve ko hari umuntu uhombye wenyine, n'igihugu cyose muri rusange turahombye. Igihugu muri rusange gihuye n'akaga, gakomeye. Ariya ni amamiliyoni ari gutikira, ntacyo polisi itakoze. Izi ni miliyoni zirimo ziratikira. Yewe we, fire brigade yagerageje, yakoze akazi kayo uko kagomba gukorwa, ariko ntabwo umuriro uri kugabanuka. Agakinjiro ka Gisozi, Agakiriro, ntacyo fire brigade itakoze. Barazimya ariko byananiranye. uku mubibona ndahibereye. Umuriro wanze kuzima, umuriro wananiranye.
umuriro wananiranye. N'iki gice murabona ko gitangiye gucumba, ntabwo ndi kumenya icyo biri guturukaho, ntabwo menya icyo uyu muriro uri guturukaho, ariko murabona ko ni umuriro uteye ikibazo, uteye akaga. U Rwanda ruhuye n'igihombo. Aba bantu bari kubyifatamo bate aho baherereye? Abatikirijemo imitungo yabo bahuye n'ikibazo. Nk'uko mubibona, iki gice nacyo gitangiye gufatwa. Aha naho hatangiye gufatwa, hari hajimijwe, ariko umuriro uranze, ntabwo uri gushaka gushira. Murabibona ko umuriro wongeye ugarutse, ubaye mwinshi. Nta kizimyamwoto zishoboka zarinda uyu muriro, n'indege ntiyabasha kuzimya ahari uyu muriro. Ni mwinshi cyane. Iyi nkongi iraturuka ku ki? Iyi nkongi irimo iraturuka ku ki? Umuriro wongeje ikibatsi, umuriro wongeje ikibatsi, umuriro uzamuye uzuye umugara, aho kugira ngo bigende gake birimo birarushaho gukomera. Uzuye umugara, abantu nisinzi. Nk'uko tubizi rero, Agakinjiro ka Gisozi gaherereye hagati y'imisozi, ahantu hatejwe imbere. Leta yashyizemo imbaraga kugira ngo aha hantu haboneke umujyi, haboneke imikorere. Ni abanyarwanda benshi, ni abantu benshi babuze imirimo, ni abantu benshi bagiye mu gihombo gikomeye. Ahantu hasabye imbaraga zikomeye kugira ngo igihugu kibe cyarahashyize imbaraga zingana gutya, zibe zigiye gutya. Ni ikibazo kiremereye cyane.
ntabwo abaturanyi twizeye ko bo batekanye, abari muri ibi bice uko mubibona aya mazu yegereye hano ntabwo nizera ko bo baba batekanye. Ariko si uyu muriro waturutse kuki? Njye byanyobeye, ntabwo ndi kwibaza icyo uyu muriro waturutseho, ntabwo ndi kwibaza uyu muriro uri guturuka kuki, umuriro urimo uraturuka kuki? Umuriro ubaye mwinshi noneho, uyu muriro ubaye mwinshi. Uyu muriro ubaye mwinshi, iki ni ikibazo gikomeye. Mwaramutse neza. Amafaranga igihugu cyataye muri ibi bintu bihombiye u Rwanda.
wirinde kwegera bariko hano ni ikirinda abasazi, washiduka uhaburiye ubuzima sibyo, wikoraho sibyo, wikoraho utajyana n'ibiri kugenda hariya, ubwoba bushobora gutuma ugenda hariya cyangwa se ukagikoraho kidakomeye sibyo, murebe ariko mudakoze. Wikwegamiraho nshuti, ushobora gushiduka ubuzima bwawe bubigendeye. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro turaza kubagezaho bamwe ibyo twatangarijwe n'abaturage bari hano bahakoreye imyaka myinshi. Turaza kubabwira ibijyanye n'imvo n'imvano y'uyu muriro nitubasha kumenya amakuru. Mwikoraho kugira ngo mutaza kubura ubuzima, bariko ntabwo ibikomeye. Nta storage ufite wowe, ntacyo uri bufate, nta storage ufite. Umva, buriya ubuzima bwa benshi rero uretse gatoya mwikoraho hano.
ushobora gukoraho uri umwe ugakururira n'abandi gukoraho, sibyo? Iki kintu ntabwo tukikizera. Mwabibonye ko iyo bakegamiye ari benshi gihita kigenda hariya. Ibaze rero ujyanye n'ibi birimo biragenda. Baramutse neza. Ibi bintu byatangiye sangahe? Nibwo wahagera. Baramutse neza.